muraho neza tubahaye ikaze kuri channel yacu, channel yanyu ya Sara Gloria TV show, aho tuganira ku buzima, ku bintu byinshi bitandukanye, tukungurana inama n'ibitekerezo kandi byubaka. Uyu munsi ntago ndi njyenyine, nabazaniye umutumirwa wanyu, umutumirwa wacu, umushiki wacu. Reka muhe karibu nawe abibwire, hanyuma dutangire ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Tuguhaye karibu mu kiganiro. Murakoze cyane. Nitwa Melissa, ndi inshuti ya Sara, nkaba n'inshuti yanyu. Murakoze. Ubushize twari twababwiye ko tuzagaruka tuganira, tubabwira ibyiza, imbogamizi, ibyagiye bidutungura, ibyo twari twiteze nyuma yo kubyara, nuko twatekerezaga ko bizagenda nyuma yo kubyara, ibyo twagiye duhura nabyo byagiye bidutungura, ibyagiye bitugora, ndetse n'ibyagiye bitugonga muri rusange. Nihereyeho nyuma yo kubyara, urumva gutwita amezi 9, ntabwo uburyama neza ngo uruhuke, ntabwo uburyama uburyo ushaka kuryamamo, ntabwo, mbese hari kondisiyo zinshi uba udakora wakabaye ukora udatwite. Ni ukuvuga kuryama, ntabwo ushobora kuryama wubitse inda, ntabwo ushobora kuryama ugaramye. Numvaga nkumbuye kuryama guys, numvaga nkumbuye kuryama ngaramye, nkumbuye kuryama nubitse inda, nkumbuye kuryama mbese. Ariko ikintu cyantunguye nuko maze kubyara ntigeze mbasha no kuryama amasaha 2 byibuze ngo mvuge ngo ndyamye, ngo mvuge ko byibuze ndyama amasaha 2 ndaruhutse. Kuko urumva namaraga koza umwana mu gihe asinziriye, nkavuga okay nanjye reka nkarabe, noneho nimara gukaraba ndahita ndyama. Mu gihe nsoje gukaraba bebe yabaga akangutse. Guys, ndababwira ko nyuma yo kubyara ntigeze byibuze ndyama n'amasaha 2 umwana ataruzuza amezi 4. Wowe niki cyagutunguye nyuma yo kubyara wari witeze utabonye? Nyuma yo kubyara nari niteze ko nanjye nzasinzira. Ubundi nkimara kubyara nkiri kwa muganga numvaga ko ngiye kuryama nk'ubikinda mpaka mu gitondo bukeye. Ariko se namaze kubyara nyuma y'amasegonda ngaho jya koga, ngaho umwana ararize, kuramo ibere urimuhe, njyewe numvaga ibyo bintu bidashoboka. Ariko nyuma yo kubyara naje gusanga ko byose bishoboka pe. Noneho n'ikindi kintu, ngo uricaye ugiye kurya, umwana ahita avuza induru n'ibiryo kabireka ukibagirwa ko wari uri no kurya. Muri make ubuzima bw'ikibyeyi ni ubuzima bugoranye, ariko bigera ukiyakira ukabimenyera. Murakoze. Hari impinduka zimwe na zimwe zagiye zitubaho, nk'urugero nihereyeho kuri njyewe, nari nzi ko nimara kubyara nzajya nambara utwenda twanjye nambaraga, udukora, utupantaro, uducupa, utumini. Ariko guys, inshuti zanjye mugiye kubyara vuba, nkimara kubyara inda yahisiza, ibinyenyanza biraza, itama riraza, za style zanjye napigaga ziranga, birahinduka, umubiri uba deforme, tuba deforme, turiyakira. Ariko uko tubayeho tumeze neza, namwe muri kubibona, ntacyo tubaye. Nk'abantu mwe mugiye kubyara bwa mbere, icyambere tubaye ikaze mu buzima bw'ikibyeyi, nukuri. Icya kabiri, nimubona imibiri yanyu imaze kuba deforme, muziyakire pe. Twa dustile twose wakubitagamo utuduparika kugeza igihe umwana azacukira akava ku ibere. Murakoze. Se Melissa, niki wabyitwayemo gute nyuma yo kubyara? Ukimara kubona ubaye deforme wabyitwayemo gute? Wabashe kubihandolingamo gute kugira ngo ubashe kucamo ukomeze ubuzima n'ubundi nk'ibisanzwe? Abantu mwe ntababeshye, mbabwiza ukuri, byabanje kungora nkumva ukuntu ngiye kuba deforme, umubiri wanjye ugiye kwangirika, nkabona ukuntu twa dustile twanjye twose nakubitagamo, twatumini ngaho nakubisemo akamini karambereye, natebeje, nandangira. Byageze aho
ukwezi kwa mbere kwiyakira byaranze kugenda niyakira ndavuga n'ubundi maze kuba umubyeyi nangire niyakire ko ubuzima bw'ikibyeyi mbugezemo kandi nanjye ngomba kwitwara n'umubyeyi. inshuti zanjye bantu mukurikiye iyi channel yacu ya Sarah Gloria TV show, hari ibintu bimwe na bimwe byagiye bintonda ndetse n'uyu mugenzi wanjye turi kumwe byagiye bidutonda tukimara kubyara. Nk'urugero rumwe na rumwe kwambika umwana pampers, urumva ni ubwa mbere ugiye kwambika umwana pampa. Hari ukuntu najyaga mwambika umwana pampa nkayicurika nkayimwambika nabi, namara kumwambika pampa nabi yakora kaka nkasanga byose byanyuze. Hano umubyeyi, ababyeyi bo muri iki gihe natwe hano twagendanaga umwenda umwe ukagenda tukibagirwa ko twabaye ababyeyi ngaho dutwaye imyenda, nimba dutwaye igisarubeti kimwe umwana yagiye yambaye ugasanga akozeho kaka, ugasanga umwana ngaho yabikozemo kaka kandi uri mu bantu birahingutse kandi yambaye pampa byaciye ku ruhande kubera kuki utabimenyera. Bantu banje mureke mbabwire, nimba mufite ababyeyi hafi yanyu mujye mubiyegereza ababyeyi. Ngewe noneho Melissa, hari story yambayeho, hari ubwo nari najyanye umwana kwa muganga, noneho mwambika pampa nyimwambika nabi, kandi nari najyanye agasarubeti ako yari yagiye yambaye niko yari yambaye guys. Noneho maze kumwambika pampa nabi umwana akoze kaka birahinguka, kandi ngeze kuri Dr. arambwira kuramo umwana ndebe ukuntu wamwambitse pampa, anyigisha ukuntu mwambika pampa. Mwabantu mwe mujye kubyara ahari wafata nk'igipupe akajya akigisha nyine, umuntu akajya akigiraho akamenya ko nzajya nkora gutya na gutya bizajya bigenda gutya. Ariko mwababyeyi mwe mugiye kubyara bwa mbere, nimushake muzajye gushaka abamama banyu mu byaro aho bari, mubabwire mutwigishe uko bambika abana, mubabwire mutwereke uko bonsa abana no kuboza. Wenda twebwe abacu bari kure pe, ariko mbabwije ukuri umuntu udafite umubyeyi muri ubu buzima umwigisha umubwira ati bigenda guca. Hari n'ibintu byagiye binagorana binadutonda, urabona abantu dusanzwe turi ku rwego rumwe muri bisi gukuramo ibere ubaye umwana muri bisi, numvaga ko ari ibintu bidashoboka, numvaga ko isoni ziri bunyishe, kandi abantu bose barankubitaho akajisho. ongeraho ko umubebe yabaga yarize nta yindi choice ufite ngo ese ndabigenza ngomba kubikuramo n'itegeko ko muhereza ibyiwe kugira ngo aceceke. Urumva hari ibintu byinshi babigoranye bitonda umuntu aba yiteze. Noneho gufata akabebe kakiri agahinja ukagashyira mu ibase y'amazi ugiye ukoze kaba kanyerera. Mana, ni ibintu twebwe ku giti cyacu nibyo twavuga kuko turi inshuti pe, nibyo twavuga ko byatugoye. Nyine ni ibintu twaricaraga tukareba natwe, buri wese akabwira mugenzi we ngo ese wowe bimeze bite, ngewe ndabona konsa umwana biri byanze, ndabona kwandura umwana uko yibera iryana itaramenyera, umwana ataramenyera konka kuntu bijyana guys. N'ibisebe bizaho noneho mbabwiza uko noneho uko akunda akana gakorora ukumva umwana akora ukavuga ati mana yanjye noneho nagasinzirizaga. ubu buzima bw'ikibyeyi. Noneho hari ukuntu ngewe umwana namuryamishaga agatinda nko gukanguka nkajya ku mazuru nkajya kumva nimba ari muzi, nkajya kumva ko umubebe wanjye kiri muzima, nkajya ku tuzuru nkajya kumva ko umwana akiri muzima kubera kasinzira igihe kinini. Biragoye ibi bintu, ubu buzima pe mwabantu bwo kubyara sinzi uburyo nabibabwira. Njyewe n'ikindi kintu cyangoye rero gukorera umwana nkimara kubyara, guheka mwaba ni ikibazo gikomeye. Njye najyaga ku buriri guys nkaryama
nkubika inda noneho nkagakurura ngo ngewe nahagararaga nkabwira umuntu umwe munshirire mu mugongo uwundi ari gukora ibigoma ngiye kumuhekesha. ako mama wowe mama wabaga ufite umuntu guke uko umuntu udafite umuntu umumushyirira mu mugongo none najyaga no gushaka abo bantu bakaza kubira. Ubu siri kumva umwana nawe n'ubwa mbere ubyaye nurabyaraho n'umunsi wa rimwe n'ubwa mbere wari ubyaye, ubwa kabiri ugiye koza umwana birakugoye birakuvunye biragukubisa umwana ngo uri gutinya ngo ese nimushyira mu mazi umwana wanjye aragira ikibazo mu mazi ngo biragenda gutya na gutya. Ibintu byose nyine ubu bifitemo ubwoba. Umwana ntabwo arakomera umubiri we uracyoroshe kaba koroshe karanyereye.